Yeah. Mumeze mute bantu banjye ma people mumeze mute? It's your boy Fabuji nkuko mubimenyereye n'umuhungu wanyu Imano Fabuji ubagezeho trike tw'ubwenge cyane ibijyanye na telefone amadocumentary ibiki ni ibintu mumaze kumenyera ibyo ntago ari ibintu tugarukaho cyane mbaza ngo uyu munsi naguteguriye agaki ese abantu mutunze izi telefone za Airtel Imagine mwarijujuse ngibiki ngo mega ngo zigenda gakeya ngo sinzi ngo baguha nyinshi ngo ariko ntuzikoresha ndagira nkubwire ngo izi mega ntago ari ngombwa gukoresha mega za Airtel ngira nkubwire ko na mega za MTN zikunda muri iyi telefone sibyo ndagira ngo murabibona ne Airtel Imagine banze mbibereke hari umuntu ugigira ngo sinzi dore murabibona iyi ne Airtel Imagine hose ngira ngo murabibona ne Airtel Imagine kabisa. Okay, noneho ibi ntago tubitindaho ngira ngo mwabibonye sibyo akantu k'ingenzi noneho ngira ngo tuvugeho naka ese waruzi ko wakoresha mega za MTN muri iyi telefone ya Airtel Imagine? Yego birakunda iti true. Ndagira ngo manure hano scrolling urabona ko harimo sim card ebyiri hano hejuru hano ngira ngo mbanze mbereke ko bimeze turi hano muri setting neza hano muri sim and network muraza winjiremo muri sim and network urabona ko hano harimo sim card ebyiri nge nagiye wenda sim card ya mbere nanditseho izina ariko ngira ngo murabizi ko akenshi sim card ya mbere aba ari Airtel ni nyinjiraho gutyo urabona hariho na nimero zanjye za Airtel sibyo ninyimanura gutyo urabona mobile data urabona data zifunguye kuri kuri sim card ya Airtel Imagine sibyo noneho urabona umanutse ukaza hano mobile data ni sim ya mbere SMS ni kuri sim ya kabiri uretse gato mbibereke ndataye mobile data sim ya mbere sibyo hano muri kubibona SMS kuri sim ya kabiri wendi no call sibyo no call dore ni kuri kabiri kuri sim card ya kabiri. Okay, noneho rero ikindi nshaka kubereka urabona ko nyine iyi ni MTN hano hirya urabona yo ni MTN Rwanda niyo nshaka ko dukoresha mega zayo kandi zigakora neza cyane ahantu hose zigakora nk'umurabyo. Ndagira ngo niba muri kubireba hano hejuru cyane muri kuhabona hejuru harimo sim card ebyiri iya mbere ni Airtel iya kabiri ni MTN none ndashaka dufungure data kuri sim card ya MTN sibyo kuri sim card ya MTN. Okay, twagiye kugira ngo iyi video itanatinde idatwara iminota myinshi reka duhite dutangira akazi nkuko bisanzwe. Okay, nkuko bisanzwe rero uraza ushake setting uyinjiremo uraza hano anditse sim and network ubwo ariko cyane kuri abantu bafite izi telefone za Airtel zimeze nk'ama Infinix ngira ngo umanuye gutya phone zimeze like this phone zimeze gutya phone zimeze gutya zifite Android version ya 14 nizo bikunda iyi trick ngiye gukora niho bikunda. Niba bitameze gutyo unyandikire muri comment ngukorere video yawe nawe. Okay, twagiye sasa lela bo turi kumwe tutisirisimbye mu magambo uraza hano kuri sim card ya mbere ya Airtel uyikandeho numara kuyikandaho
ngira ngo murabibona ko mobile data zifunguye kuri Airtel. Uraza urabona hano hambere handitse sim1 ariko data ziraba zifunguye za Airtel. Urahita uza ufunge ufunge simukadi ya mbere uyikuremo muri telefone, atari nyine uyifunge uyigire inactive. Urumva hano uraza ugira ute ugafunge gutya, urindire. Urabona ko hari hejuru hasigayemo simukadi imwe. Ya simukadi ya Airtel turayifunze, hahise hasigaramo simukadi imwe. Urasubira inyuma gato, urabona ko simukadi ya mbere irafunze. Simukadi ya kabiri nuyikandaho gutya urahita uzamo. Urabona data zifunguye kuri MTN Rwanda. Hano ndakeka muri kubibona hano, aha cyangwa se aha. Okay, sasa rero ndagira ngo nkwereke ko za mega zikora netse cyane. Wowe ukibifunga kuri adiregite ihita yihindura ikijyana kuri simukadi ya MTN iyo ufiteho data, uhita utangira kuzikoresha ako kanya. Ndagira ngo nkwereke ko zikora. Ahangaha ni kuri Facebook, kaninjire kuri Facebook. Ndi gukoresha data za MTN, koresha data za MTN kabisa. Ndagira ngo mubanze mubirebe, mutandukane na babandi bababeshya ngo sinzi, ngo urabona ngo Airtel ngiki, ngo nyine iri ibintu bitagaragara, sibyo? Ngiye mfite proof zibigaragaza hano. Dore nongere nkande, urabona ko ziri no kwihuta gitsina cyane, sibyo? Okay, noneho urasubira inyuma, wenda reka njye no kuri YouTube, sibyo? Kuri YouTube naho ngira ngo birakunda nakawuza. Ibi bintu mbikora ari mwe mbikoreye. Ndagira ngo namwe mujye munsapotinga bano banjye, munkorere subscribe. Ntabwo ari ibintu biba bigoye, like, share and comment, sibyo? Ndagira ngo rero murabibona hano. Wenda ushaka no na video kuyikina wayikina igakinika. Ngira ngo wenda reka dusacinge hano muri searching, ndatwandikemo ngo Impano Fabuji, nandikemo channel yanjye Impano Fabuji, usacinge. Urarindira gato rwose, nta nubwo zitinda. Urabona channel yanjye yaje, manuke gutya. Ntabwo ari njye washyizeho iby'inzara, wenda ni urugero. Iyi ni indirimbo yanjye. Ni ukuvuga ngo ushatse nyine n'ikintu wagikina tu. Rwanayihutisha. Ni ukuvuga ngo nyine data zirihuta cyane birenze, mva byanunguye, zirihuta cyane. Ibintu byusura mbega. Nawe ihute kabisa, kora ibi bintu vuba. Aka kantu nkweretse aka gatrike ni agatrike k'ubwenge, ndetse abantu benshi bataramenya gukoresha. Ndagira ngo unyandikire muri comment video twaza gukoreraho ubutaha. Nimba hari ikibazo wahuye nacyo, unyandikire kuri nimero uri kubona muri description ndi bushyiremo, cyangwa reka nzishyire muri screen, sibyo? Reka nzishyire muri screen izi nimero ngiye kwandika hano muri phone, sibyo? Kugira ngo 078 250 8243. Izi nimero, sibyo? Izi ni nimero zanjye, njyewe urampamagara, sibyo? Izi nimero ngira ngo mwazibonye nyine, mwazibonye kabisa.
numara kumpamagara umbwire uko ibintu bimeze cyangwa unyandikire kuri WhatsApp, hose mba ndiho. Ibi ni ibi ndagira wenda hari umuntu wivugishije ngo uri gukoresha data za Airtel, data za Airtel zikora kuri zibaho. Dore manure hano hejuru, hano kuri data handitse ngo iki MTN Rwanda, sibyo? Wenda reka mitima kanda ninjiriremo, sibyo? Ibi bintu guys, ibintu mba mbabwira ni reba hano customer name, sibyo? Urebe hano hejuru, none reka nzimanuke gutyo uzujyemo hano muri reba choose network, sibyo? Wagira ngo urahita ubireberana. Ni MTN Rwanda. Mwabantu mw'abanyarwanda mwe, ni iki nabakore? Wenda uze hano muri access point name, urabona duri gukoresha MTN Rwanda internet, ukanze mukaninjiramo urabona ni MTN Rwanda. Nyine ni ibintu bikora ndetse cyane byizewe, ni ibintu mba nabanje gukora kuko nanjye iyi ni Airtel, imagine mfite ndi gukoresha ibintu byose wabikora kuri WhatsApp, mva ibintu byose nyine n'ako kanya, urumva kabisa. Ubwo rero munyandikire muri comment video twazabakoreraho ubutaha, ibintu byinshi bigiye bitandukanye, birakunda cyane ndetse kwa uploadinga noneho birihuta kuba content creator kabisa. Aho ubundi izi video zo nakagaruka ndabasuhuje cyane.